mpamagara umugore ko hano hari umuntu harembeye yasha cyo ko na Imana igikumugisha kumamagara kambuti hari umuntu warembeye kwa muganga kandi twari tuziranye kera ntabwo namwibukaga pe yakubiteka dutabare adutabare yorerwe ubuse usava warabyaye icyo ushaka cyose kubaza Bera bakimubaza niko Bera umugabo nta telefone agira yarayinywereye yarayimenye Disney burya natege uzajya uheze uzabona uzaba witsimye rezo ure Kigali turakodesha ubuza nta kazi ufite uri mu bitaro ufite abana babiri uzajya mu rugo nyire byo ndavuga arya ngo bamwita ngo randerode munyishe nta miyaga bagushyiramo urumva nta miyaga ngo se ngumva nzabikwigisha warakize ukuntu babisobanura ibyo bitako ko batabizi aya yambwiye ngo mbe ndetse muganga nabikubwiye turabigenza gute nikubwira ngo tutaragenda kimwe no mu bintu byatumye ngufosa cyane kuba wagera ahangaha sibyo ngiye mvugira soza gura umwana n'abasatumye bakomora bakagusana dufundishira mbifuza nge Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri MTN TV muri kumwe na Nyashye Rwanda Rwanya rwakazamura igisho y'abangana bagasika mutondo za sene n'ubwo basama matera gake gasambi ubone wicara kuri MTN TV wirebere byinshi byiza tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka mazi iminsi mbasaba kujya munyandikira muri comment kugira ngo ndebe ibyabanyuze ndetse n'ibitabanyuze nkene nyunganizi zanyu nkene inama zanyu mu buzima bwa buri munsi uyu munsi ntabwo ndi jyenyine ndi kumwe n'umubyeyi wanjye nubaha cyane reka tangira basuhuza mwarimu namukumbuye murabona neza abapape banje abantu benshi sizanye ndabashuje cyane umwaka mushya 2024 ngarutse kubasuhuza mbanezereye cyane mama mubona ndi kubira icyunzwe mfite urugendo rukomeye cyane tuvuye ahantu uyu mwaka no mwaka wo kwishima ariko hamwe n'abababaye cyane harimo abababaye cyane ubu ngiye kuri umuntu babaye ari kwa muganga kuri umukobwa yitwa ndera yitwa Bera hago gusura umuntu ari kumusura ngo uramuzi suko ubundi iyo ugiye kwa muganga umurwayi wese wasanze ugomba kumusura cyane rwose niyo mpamvu ndi kuba izina rye ntago muzi pe yitwa Bera ubwo rero niyo mpamvu ubona afite amasorori mfite n'igikoma nigeze numva ariko uwo mukobwa ni umukobwa ni umugore ikintu ushinzwe ni ukumusura ariko sinzi ngira ngo waramubonye mu biganiro nakoranye nawe ni umumama yararwaye umwe nabonye maze nk'utwita se aratwita ahubwo cyangwa agiye kubyara sinzi ikintu ushinzwe ni ukumusura nkamwereka urukundo nkamuganiriza neza aratwite batwite afite akana gato abana aho ngaho mu bitaro n'akana se bari kumwe mu bitaro kumwe rwose bari kumwe baracyari kumwe n'amaginga ngaya sinzanye bikeya niba ari batatu afite umurwaza nta murwaza afite ari wenyine nayanda se nayanda nta n'ubu ntiravuka umugabo se yagiye umugabo wese ntubizi ko yatorongeye yagiye yacitse atabashaka no kumwumva yibera mu mashyamba yibera mu bihuru yibera mu bizirishaje naho ngaho no kuri mujye muturongora mudushyiremo n'imiyaga kuko imaze gutera umuntu agahinda kwigorokera ubu muhohote urumva ataramuhemukiye cyane yaramuhemukiye byatari umuntu ubabaje umuntu twite se arirwaza kubera ko nta wundi muntu afite wamurwaza ntawe afite kumurwaza n'abavandimwe be ntago bahagera ntibahikoza ntibagira bate ngiye kumukorera kumugemurira muganirize nzajyamo hafi ndi umubyerega niba ndi mama papa ndiwe ngomba kuba ndiwe ndi serious reka tuhagere rero kwa muganga mu misozi reka tugere kwa muganga gusa gushimira cyane hano hepfo gato gushimira cyane kubwitange jewe buriya urahabona ni kukamonye ni he ahantu hari umuntu wanje cyangwa se hari umuntu mba ngomba kwitaho mba ngomba kwamenya byanze bikunze kandi uwo mutima w'urukundo ugira nibwo mu muntu bundi tunye dutamuka cyatumanuka reka tuzamutse niyo byaba ari sabo ariko reka tumanuka ahangaha nibyo byiza kuko n'ubundi byadusaba kujya kuzenguruka ariko nitumanuka hano n'ubundi zose ni inzira reka tuhagere nta kibazo kwinjira na mugihekenye ndasiga kana kakana kazaba kari kwikinira dore ngaho bebe
ko mama ashaka kuba muzi kano kana ndabona ka bebe meze bite kunywa amata ndakuguriye amata ende leo wayiguriye mama ari he mama ari ngo nijye kutwereka mama je tugerereke mama darenje kubasa twereke mama kimbere ngo je twereke mama mama ari cyakonyereka mama wa tugerereke mama sabyo je twereke mama kajyana nyereka mama tugende turakomeza mama turakomeza bamwita Bera bimeze biti komera cyane siko Bera ura Yesu mwami ko afite n'umuriro mwinshi kugenda n'amagingo ngamenya atari yagira ko afite iyi serum musa niyo bamuteye nese Bera hano haje ryari n'uyu mwana wawe komona ufite n'inda nkuru se ego ufite ibintu byinshi imbere ufite amazi ufite umwana ufite n'uburwayi yewe nari nkugemurira rero nk'umuntu tuziranye ariko ntago nari nkuzi pe nuko nkubonye ngasanga witwaga Bera kera niba ariko cyitwa Simbizi urumva ubwo rero ngewe niba yandi mama wa papa ashinzwe gusura abantu uyu mwaka ni urukundo n'impuhwe sibyo uyu mwana waze kurira se rero uyu ni umubyeyi wanjye nikamuvuge gutyo uyu mwana ntagahanuka se oya ntagahanuka umurwaza warese ngo bino bintu bitereke ntawe mama papa ugiye ko umurwaza aka kanya kubera ko warabinziranyije watsabye kutwazana twebona umubyeyi kakubwira nukangora kuko nanjye mba ndi busy mafite akazi kenshi ntago namurwaza nzajya mugemura ko ntajya nica hamwe ko nabishobora bivuze by'aka kanya aka kanya ndamugaburira muhe icyo kunywa ako kuvuga ngo ndacara hafi y'umurwaza sinabishobora rwose we ngusabye imbabazi utanteranya n'uyu murwayi igihe cyo nshaka nuko basi ubanza ukamugaburira ukamwitaho tukayatwara ntabwo maze rwajwe n'uyu mukobwa nawe rwose ntabwo nabibasha Bera uyu ni umubyeyi wanjye none se banze mugaburire se banza umugaburire mbere na mbere waherukaga kurya ryari Bera ejo narariye ejo ubikura ese ubaze kuvuga ese pero umugabo yagiye Gabura cyambanza ngo urabiba kukanyuma yaguteye agahinja gusigarana kanahita yigendera arakubwira arakuganiriza muraganira nk'umubyeyi nanjye ni nayo cyo kintu kiri kunshimisha cyane basi kuba wemeye kuza kumureba umugabo wawe ntabwo aza kukureba nyasha ntuza ahantu hari uza nyashya ntumenya aho baba nyakigiye kandi nkubwira ibintu njya mbona abona ibintu byinshi inyuma njyewe se imana igaburira umurwayi ukuntu udushyimbo se nta kibazo noneho urajya cyangwa uriha niba nabuse yashobora kwigaburira ndamugaburira sicyo cyanzanye dore muri muganira ibintu byose bigende neza bebe aya mata umenya nayo no mwana ayo mwana amata nyina anywa amazi reka nkwegereze aya haze se nkwegereze kari agatebe nanga wicare aya haze yapfuye muganira nta kibazo si umukobwa akavuye afite we umukobwa mumunyiherere umukobwa rwose ndabona yamenye ko ibiryo byaje kuri bon appetit kuko ntabwo bishyushye cyane kurakaye ko mbona niyo umwana arajya se uzi ko azi kukuramo igisoro umwana ashaka kubitera byose se byose abana barya imboga ariko abagabo nta mwe uyu mwana ari kubona yarashonje kurenza ye ubona ari uri gutega amaboko cyane barashonje gusa uwo mugabo wanyu nta mwe nta nubwo bwajya bahamagara simbonye mufite telefone asize umugore aratwite amusigiye n'akandi gahinja uyu mwana inzara afite umwana arashaka kumuhereza ibi amata ngo igezayo yirire shaka kwigaburira
reka niyere mama rero niba wagize niyere mama nawe urashaka kubiterura kabaye ushaka guterura isuka waterura mwana yarashonje waraye reba ukuntu ari kurura kwa mwisorore babyeyi nimugirimo babyeyi nuko babyeyi namugirimo turabigenza gute nikubwira ngo tutaragenda kimwe no mu bintu byatumye ngufosa cyane kuba wagera aha ngaha sibyo si ibyo ngibyo gusa icyo nashakaga uyu nguyu wenda reka mbivuge muri ubu buryo yaba nk'umukobwa wawe sibyo siko bimeze yagize ibibazo rero umugabo aramutaragenda aza kurwarira hano kwa muganga urumva usibye wenda n'inkunga zindi yakenera wenda z'amafaranga n'iki ariko akeneye n'inkunga z'inama akeneye n'inkunga z'ibitekerezo bigiye bitandukanye ndagira ngo umubwire muganirize umubwire wenda umugire inama ibyo bibazo yahuye nabyo umukobwa arambwira ko hano hari umuntu uharembeye yashye cyo kora n'Imana igikumugisha kumumagaro kambuti hari umuntu warembeye kwa muganga kandi twari tuziranye kera ntabwo namwibukaga pe yakubiteka dutabare adutabare yorebe ubu se uzava warabyaye uzava warabyaye uzata niba ufite abatera uzigumira nubona n'agatege ndabona ndayikoze siko bimeze nubona n'agatege uzajya uheze uzabona aho uzaba witsimye rero ureye Kigali turakodesha ubuza nta kazi ufite uri mu bitaro ufite abana babiri uzajya mu rugo nyiribyo ndavuga arya ngo bamwita ngo randerode munyishe nta miyaga bagushyiramo urumva nta miyaga ngo se ngo kutanyishyura ngo suryamye suri mu nzu yanjye ubwo rangiye akangura niyo umuntu asura umuntu asigamugire n'inama muhereje hano naba hereje hano hari akazi afite uhereza bagiterese leta ntihari zaza yishyura erega abantu ni aba leta namuseje ubundi amaze kugeza mu fagitire y'ibihumbi 120 ntuzatuzane ibibazo byo kwishyura ibitaro ntazacika azaguma hangari abantu barabaterankunga baza kwishyura abantu baheze mu bitaro none ntigire inama uzava ahubwo umwana angana n'uwo wakina kuzageza igihe abaterankunga ngeze ko naje yampamagaye hazaza n'abandi bamufashe kugira gutaha bite n'umwana ko nyakira umwana niwe uzaza kumwita uyu mwana cyane muganga uyu mwana tuzaba twaratashye ikizere uzayatanga ariko ese nima mubaze yishyura ibitaro ko nanjye randirode arimo aransohora mbona turi kumwe ukuri kw'Imana arimo arambwira ati mama pape zino ufite niryo kunyishyura sohokera mu nzu ubwo rero mubwira wakintu usambwe ngo no mufashe ngo tujye kwishyura wa mama ngo yabyaye kwavuye kwa muganga mwana burya atari gisanga natangiye kwishima wowe n'amata ya materi kanywa unywa burya ibiryo ntanywa amata sinurenzeho n'amazi nubwo munywa n'amazi amata munywa n'amazi bimanuka abantu bararembye ndakanyagwa kana ko nafata akana keza ariko gafite ubwenge isoro riteretse hano hakuno kabona ntabwo kayegereye amazi agiye kumara hafi icyumweru kirengana mu bitaro ariko umwana bari kandi umwana ndure yari mu nzira arimo agenda arimo azerera gutya mata amenya kuvuga uko ari inzara atuma agatavuga ngo nyacyo kandi imbere twamazaga ntabashe kuvuga banze nk'amata araryoshye araryoshye cyane araryoshye gahishe kishima yakatatu cyakaraba mana ushimwa ko uyu mwana abonye amata n'ibiryo ariko dushima Imana garaka ku Kigali abagoye kuko ntitugira munsi y'urugo duhinga mu mutwe ko yasa amashu twikorera n'ugaritanye ibi dukora tubikura mu bitekerezo ngo rero iyo utafite ubuzima ntunatekereza wapi kandi nuko Imana ibafashe neza Imana ishimwe none ngarutse yase mubaye kukuye murumva hari ikintu kiri kunyiruka byibuze Ego umuntu ari yabagiye gukira agiye gukira ariko basi uri kubasha kurya nanjye bishimiye witeka kabisa
none se uwamaye nimero zawe nkazahamagara zuriya mugabo nkazamubaza ese acyagira ubumuntu aramuhamagara telefone nzamuhamagara ikindi uwo mugabo reka da ni inyeshyamba none yembe umugabo ni babandi muraganira cyangwa wasaba baranamujyanye iwawe gusa umuntu aba afite gahunda umwanya fata mikorofone icyo ushaka cyose kubaza Bera ukimubaza niko Bera umugabo nta telefone agira yarayimenye yarayimenye Disney burya nuramenya no kuvuga neza ngo yarayimenye bavuga gute se n'ubutabizi nabikwigisha rwaho ukabyumva nzabikwigisha warakize ukuntu babisobanura ibyo bituma ko aya yambwiye ngo mbe ndetse muganga nabikubwiye wasanga ukirwaye uracyarembye deni ibyo mba umubwirani buhejeje wa kintu sana mbafashe n'amazi mutayamena ku gitanda bakazabaca n'amafaranga kwa muganga w'umuntu yanduje igitanda cyangwa bamukata y'igitanda wowe baranaguhana kwa muganga naho ni discipline wa kintu ya danje naho ubundi ngewe icyo nakoraga ni iki cyo kugira mugereho ukuri n'undi uzagira ikibazo yabuze umuntu umugeraho ni ukuri nimero zanjye baba bazifite y'amamagara musore nta kibazo gusura umuntu kugera ku muntu ni inyungu ya twese ni inyungu y'usuye nawe ni inyungu zawe ntabwo ari inyungu z'umuntu wenyine iyi mwana ko mbona ibintu byose azi kubikurura yemwe cyo ni icyo ufite cyo ni icyo ufite bebe icyo ni icyo ufite mikoro zango mikoro amagara papa we twumve muhamagara twumve wasanga muzi amagara papa muhamagara papa gira vava numva ari hafi papa kanjye muzi cyane ndamubeshye kandi yamwese mbabarire ni ukuri kubw'iki cyaha nkoze byose mbikora nsaba n'imbabazi ko imbabazi nizo zibanza agakurikiraho amahoro murasubira hanyuma mama wapabo barariyara murongera se hariyo nta burundi muterankunga uzana ibindi iyo mubirya mukabimara ntabwo twabimara baraza wenda muraza kongera muri bwongere simba n'abari babikangaye si ngombwa n'umurwaza nabo ubwabo bazirwaza sha ntababonye babikangaye sasa rero muza kongera mutamireho ubwo nengeye kuri abantu ndabizi wari ufite inshuti kandi kurwara siko gupfa gukena siko ubukene burakira ni indwara ikira n'ibibazo birashira ubwo nanje gusuza urwara ubukira witeka komeze kukurindira n'umwana wawe kumaze kuraba abaterankunga bakube hafi bameze nkanjye bakugereho witeka komeze kukurinda mu burwayi bwose ufite amena mama papa tutaragenda reka mvuge ko wenda kama n'umwana bihinduye turabigenza gute ni kubwira ngo tutaragenda kimwe no mu bintu byatumye nguforosa cyane kuba wagera ahangaha sibyo si ibyo ngibyo gusa icyo nashakaga uyu nguyu wenda reka mbivuge muri ubu buryo yaba nk'umukobwa wawe sibyo siko bimeze yagize ibibazo rero umugabo aramutaragenda aza kurwarira hano kwa muganga urumva usibye wenda n'inkunga zindi yakenera wenda z'amafaranga n'iki ariko akeneye n'inkunga z'inama akeneye n'inkunga z'ibitekerezo bigiye bitandukanye ndagira ngo umubwire muganirize umubwire wenda umugire inama ibyo bibazo yahuye nabyo umukomeze umufate nyine umufatishe amagambo meza amagambo meza yo Imana izagukiza sibyo nimara kugukiza uriya mugabo ntuzamwifuriza iki tuzadusenga kandi nukuri nubavuye hano mu bitaro rego uzavuga atangiye kubasha kurya
umugabo naza ntuzamutera amabuye cyangwa ufate ikimamiro uti nararembye ntiwongera uti narageze kuko uyu muntu mumaze kubyara n'abana babiri byanga bikunze ahazazira azaza yitwa se w'aba bana ni ukuri uziyakire mu kibazo uhuye nacyo wenda nawe nitumubona tuzasanga afite ibirenze ibingibi wamenya ari ibiki ko tutazi ibye tumushaka ngo tumubone hano ubwo tunamuzi hari bwo azaza tubwira ati muzi none byari byarambaye dusanga birenze wowe nawe nta n'uwamugezeho ngo wumva utuje umutima yakira gatuza sano kuri ndabashimiye cyane Bera kugeza aka kanya se niki wabwira abantu bakurikiranye yewe ko ndi kubona akajisho kubwira abantu bakurikiranye twari tugusuye tugize amahirwe dusanze hari icyahindutse serumu yakuvuyemo ariko ntabwo wabura ikintu ubwira abantu nafashije bose ndabashimira nawe ndagushimira kuba witanze ukanzanira ibyo kurya yanzana byari umwana uzabyara ntazabasha ibiri mu mubiri nzagaruka rwose ntugire ikibazo cyo n'icyizere nguhaye cy'uko turi kumwe nawe kandi hirya no hino ikibazo none iyo dufite mu rwego abirenze ufite n'umwana uruhande rwawe umwana n'igitekerezo niko ahangaha ariho umugabo yagakwiye ko ari kandi si ukamubwira nawe ko se watumye bakurongora ngewe mvugira suzagura umwana nawe se watumye bakurongora bakagusiga dufundikire mbifuza njye wese mvugira reka tugende uko uwiteka agenda arushaho kudushoboza tuzatugenda tugaruka tukurebe kandi uri hafi gutanga twizeye Imana igukomeze nshimire na mama wabapampe cyane nje rwose ikizwe cyandenze gusa umuntu kwa muganga n'ubutore ni urukundo rukomeye turabashimiye cyane Imana ikomeze kwitaho Imana yitana ku muntu wese dukurikiranye ikomeze musengere uyu muryango musengere reka dusubire mu rugo Imana isigarane nawe ndetse nawe uri hose wese urwara bukira kana si ntabwo nakajyana ngo ngafite uyu mwana uwamujyana nkabamumurerera bebe ngwino nkubwire mukujyanira njye mu bana nawe mu rugo hari ikibazo ntiyakwemerera ntabwo yakunda yemera kamuheke nemera binushana mumujyanye ntabwo byakunda byaba mu bwongo amata jyamo hano tugende ngweka tugende abaza amata cyane se ntajya ngo amata ngaha urwaze mama ntabwo namujyana ashana kwajya ubona kuganiriza sa rero mu rwari ubukire Simon kurinde bebe bye sawa zinabutanga chese ndashandiye sawa rero Imana kumpera umugisha wari udukurikiranye muri byose ukora naho ugenda hose amen.